Hey, ndabasuje mwese mbahaye ikaze, nguhaye ikaze wowe urimo kudukurikira uri ahantu hatandukanye mu nce z'igihugu zitandukanye. Mbasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. It's your girl Brenda the preacher. Mumeze mute? Mbahaye ikaze, mwumve mwisanze, mwumve mumeze neza. Mumeze gute muri iyi minsi? Corona turimo turayirinda se, turimo turashyiramo intera se, turimo turoga intoki ko bikwiriye, turimo turirinda ingendo zitari ngombwa. Sibwo ndimo ndavugana n'urubyiruko, nagomba mvuze ko urubyiruko rwo rugira ingendo zitari ngombwa cyane, ariko urebye uko ukuntu imibare imeze muri iyi minsi, ukuntu barimo kutuganiriza, ababishinzwe barimo kutubwira ko twebwe urubyiruko ari twebwe turimo gutezukaho. So reka nizere neza ko urubyiruko rugenzi rwanjye turimo turabigenza neza, twebwe dukijijwe turimo guhagarara neza nk'uko bikwiriye, ndetse n'abandi bose muri rusange turimo guhagarara neza uko bikwiriye. No mu kiganiro cya Gospel Chat murambona muri studio nkuko natangiye mbibabwira, na studio yitwa Sound, baraza kutuganira na ndi kumwe na niba navuga ngo ni boss wayo simbiza, araza kubitubwira. Ariko mu bimwe mu byo bakora batunganya, hari indirimbo nyinshi ushobora kuba warumvisha ariko utazi ngo zakozwe nande. Zino ndirimbo hari Holy Interest, ngira ngo hari indirimbo yabo bakoze, biri mu byatumye nza. Hari n'abandi bantu benshi bakoreye ukibaza bikorerwa hehe, babikora gute. So biri mu byatumye nifuza kuza kuganiriza Sound. Hari ama production menshi atandukanye hano mu mujyi wa Kigali, ariko nagira ubuntu bwo kubana na Sound. Hey, ushaka kuba ufite n'indirimbo yewe yari maze iminsi mu bitabo, ariko the moment uri bwumve bano bantu ibyo bakora, nawe waza bakagukorera. Rero guma kuryoherwa n'ibiganiro byacu tubafitiye, mugume kuryoherwa na gahunda zacu tubafitiye. Reka twakire umutumirwa wacu dufite uyu munsi. Imana ikomeze iduhana umugisha. Murakoze cyane. Nkuko wari ubivuze, nitwa Munyantore Jistin, akaba ari jyewe nyiri studio yitwa Sound. Ni studio iri based ku bijyanye cyane cyane na gospel, niho dukora kuko n'ubundi apart from gukora ibingibi n'ubundi turaririmba, kandi ibyo turirimba n'ubundi ni gospel. So niyo mpamvu studio n'ubundi ari byikora, ariko n'ubundi bikora nk'izindi ko music n'ubundi ibari ibimeze kimwe, ahubwo aho bitandukanira nyine ni ya message ibiri muri wa muziki. So nanjye rero nishimiye cyane kuba umutumirwa. Hanyuma nkuko wari ubivuze nyine, uyu murimo dukora ni wo nyine utuma bya bindi byose abantu bumva bikabanezeza, bikabubaka, bikabafasha. Nahangaha biba byavuye biva mu mafaze agiye atandukanye, ariko kugira ngo nyine cya gihangano kigere hanze, umva ibyo byose nyine ni akazi kaba katanoroshye. Ariko nanone iyo umuntu abifite ku mutima, abikunze, kandi yumva ari passionate, cyangwa se yumva ari inshingano ze, ari umuhamagaro we, ari ngombwa ko bikorwa, birakorwa kandi bikagenda neza. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Okay, Jistin, kutuzi ko aba producer aba ari abantu nyine bona birekuye cyane, wowe ndabona nyine uratuje, ufite nimba ari pastor bwinshi, nimba ari uko wenda batubwiye ko abo mukora cyane muri basic cyane kuri gospel simbizi, ariko nyine ndabona utandukanye n'abandi ba producers. Okay, ntago ngiye maze igihe kinini cyane muri production, nkora byo gukora kuko apart kuba ndi umucuranzi wenda mu rusengero iwacu, nkaba noneho mfite studio, urumva nyine uhita no kwiga software, niko bakunda kubyita bagenzi banjye. So mfite rero abandi dukorana babimazemo igihe, harimo turakorana n'aba producer batatu ngubu hangaha. Ubwo nayo nyine ndi wakana, ariko ninjye ushinzwe kubireba byose, nyine kubikurikirana, kumva urwego yandirimba iriho, ku examiner, kubihuza byose n'abo bantu bose, hanyuma tukayiha umukiriya, niko tubita abakiriya. Hanyuma kandi birumvikana nawe akayibaha abakristo cyangwa se abakonsomateri. So
ubwo rero ntago rwose nitonze cyane ahubwo witonze kuba utaramaramo igihe kinini se wenda niyo mpamvu oya biterwa buriya niya karagiteri y'umuntu n'ubundi ntago nitonda ariko ubwo wenda niko iyo uhuye nk'umuntu wenda akeneye serivisi ashaka ko mumufasha ariko ugasanga nyine we ari hejuru cyane kandi wowe uri kamu ubihuza gute? buriya abantu nyine bagira aho bahurira kandi ahubwo ni nabyo byiza ngiye nkunda umuntu umeze gutyo kuko bavuga ko ubundi n'Imana ubwayo ijya guhuza abo ihuza nyine ifata uri hejuru cyane ikamuhuza n'uri hasi kunda kuba ari karume nyine abongereza nibo bavuga ngo utavuga mu ijambo rimwe speak in one word atavuga nyine kwa kuno ngo aravuga vuba byose biri buzuzanya ntago nibaza ko wenda mu busanzwe ubwo ni ya character y'umuntu nyine niko nimereye. None se unshaka kunkorera nk'indirimbo byagutwara igihe kingana iki? Indirimbo nago nakubwira ngo byantwara igihe kingana gute, ahubwo nawe byaterwa nyine n'urwego wowe uri how ready you are, mbese uko wumva witeguye ibisabwa kugira ngo indirimbo ikorwe. Uko kugira ngo indirimbo ikorwe cyambere no kuba uhari, ibyo bizayigendaho nabyo bikaba bihari. Ko mu ndirimbo hari ibindi bintu natwe dukura hanze wenda haza gitari, hakazaba bakinga. So iyo ibyo bintu bihari mu buryo bwa vuba, iyo ndirimbo ishobora gusohoka mu gihe kingana nibura n'iminsi 7. Cyumweru kimwe. None se Jistin, mbere yuko winjira muri ibi bintu, ubundi mbere yuko ubyinjiramo winjira muri production, wari umuntu ki wakoraga ibiki? Ni umuntu usanzwe, Jistin ni umuntu usanzwe, ndi umukristo, nsengera muri Nazare, Eglise Nazare, ishami ry'Igahanga, ni naho nsengera kuva mbere hose. Niho nakirijwe, nubwo wenda nyine twakiriye agakiza turi muri high school, ariko itorero nyine nzi ryo mu rugo muri quartier hano nakuriye, nibyo nsengeramo kuva icyo gihe. Hanyuma ibijyanye n'akazi, ikintu wenda nibaza ko ahantu banzimo cyane n'itangazamakuru, ko nibyo nakoze cyane kuri radio, nakoze kuri radio sana, nshinzwe programme igihe kitari gito. Nyuma yaho naje kusa takibona umwanya cyane wo kubikora, kuko nabonye ibindi nkoramo, nagiye muri harakandi kazi nakoraga. Hanyuma haza nyine gutera corona nkuko yateye, nyine nkuko ari icyorezo cya buri muntu wese, biba ngombwa nyine kabakoze ahantu hose babagabanya, mu rwego rero rwo kwihangira imirimo. Ariko bihuye cyane cyari kindimo kuva kera, ko yaba ari kuba kuri radio, yaba ari kuririmba giye ku giti cyanjye, yaba ari kuba mu rusengero. Nibaza ko kuva mu 2005 nayoboraga korali. Naretse kuyobora korali mu 2018. Nabwo si uko wenda byari bigize, ahubwo nuko natekereje, turanaganira nabo dusengana, ndababwira nti ni byiza nanone ko twaha umwanya abandi nabo bagakora. Urumva rero ni igihe kitari gito, haba no muri high school aho nize hose nagendaga nyobora za korali, nkaba mu bintu by'indirimbo. So bimaramo igihe kinini, njya kuri radio, mbona challenge, mbona na need ihari. Ariko nanjye nifuza nyine kuba natanga umusanzu, ariko noneho nkajya ku muzi, kuri root, hahandi igihangano gituruka. So kuvuga ko nyine wenda naje muri ibi kugira ngo wenda ibibazo byose bihari muri muzika nyarwanda bikemuke, ariko nibura babiri babandi bangahe, nibura nanjye bazangeraho, hazagira icyo bunguka mu buryo bwo kugera ku nzozi zabo, mu buryo bwo guhesha umugisha nabo ababumva, nanjye kandi bampesha umugisha. Kuko ngiye nifuza ko iterambere ry'umuntu ribayeho, nanjye nkaba ndi igice cyaryo mu buzima bwe, biranezeza cyane. Even if nta n'ikintu naba nagaininze from uwo muntu.
ariko iyo mbonye umuntu ubuzima bwe buhinduka biranezeza, numva nyine ni nacyo ntekereza ko ariyo great mission, great commission nyine Yesu yavuze ngo mugende mubwire abantu mu mahanga yose, Matayo 28:18 na 19, mugende mubabwire, abumva abakemera bazizere donc ubuzima bwabo buhinduke. Kugira ubuzima rero niyo mpamvu muri moto cyangwa se muri logo yacu hano muri iyi studio usanga harimo ijambo rivuga ngo via veritas vita, shatse kuvuga ngo inzira, ukuri n'ubugingo, ni Ikilatini. So nanjye rero numva nyine uko byagenda uko ariko kose uzinjira hano muri uyu murongo azasabane n'icyo kintu cyo kuvuga ngo agire ubuzima. Numva rero muri ubwo rugendo, muri uko kureba iyo need ihari, urabona ndakubwiye kuva mu 2005 nabaga muri korali nyiyobora, mpura n'ibyo bintu byose zigiye zitandukanye. Hanyuma nza kuvaho, gusa wenda ikintu cyanchallenge cyane nkabona ko nkwiye kwinjira muri muzika cyane. Nagize amahirwe yo kubaho mbana n'abahanzi, sinzi niba navuga ngo nabanye nabo cyane, ariko bari bandi hafi cyane, abahanzi bakomeye cyane cyangwa se mu gihugu gikomeye. Nabaye muri Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo ni igihugu giteye imbere cyane, handi nashoboraga nko kuba ndimo ndagenda, wenda ari gitari nkuye nko ku rusengero hano nasengeraga, ukabona nk'umuntu arakubwiye ngo ucuranga gitari, ukamubwira ati ntago nyizi, ariko nari mbese nanyijyanye nko ku rusengero ko kuri bifite uzi gufata note 3 n'urugero, akakubwira ngo ko nanjye ngo muri high school narayicurangaga. Yafata kuri gitari, wareba ibintu akora, umutima neza ukumva uracitse, kuvuga ati se uyu muntu mwamuzana nibura nko mu Rwanda yaba ari simbizi, yaba ariko hariya ugasanga nyine ni ukuvuga bageze ku rwego rurenze kumva ko ikintu gusa ukiza, ahubwo bakabikora no kinyamwuga. Hari umukobwa twasenganaga yari afite imyaka 17, akenera gushaka kujya mu ishuri rya muzika, baramubwira ngo warakuze ntago twakira abana b'imyaka 12. Araza nyine arababara arimo ararira, bita ndabibona rero ndavuga rero buriya natwe wenda dukeneye nyine kugira gutanga umusanzu mu rwego runaka, muri bwa bumenyi bucyenda butajyanye na kinyamwuga cyane, ariko tukagira ibuye natwe dushyiraho muri uyu murimo w'Imana, muri ya gospel, tuvuge ya gospel industry, byayibaza ihura nabyo. Abantu benshi babizi mu studio, muri ya kariyeri ya muzika, usanga nyine haba harimo ibintu byinshi byiza, rimwe n'ibibagora bituma ushobora ndabizi umunyamakuru uzahura n'umuntu akubwiye ngo naretse kuririmba kubera iki, nahuye n'ikibazo iki n'iki. Hari nzi umuntu yigeze gukora album, hanyuma ngo umuproducer arazisiba. Urumva hari impamvu wenda nyinshi ziba zateye ibyo ngibyo, ariko nk'uwo muntu wenda nicyo kintu asigarana agakomereka kababara. Ariko hari n'igihe wenda umuproducer akubwira ati wenda zasibamye, ntubyumve ko zasibamye, nawe ari imashini yagize ikibazo. Ibi ngibi bishobora gushya. So hari ibibazo byinshi rero tugenda ibyo byose nyine, abahanzi, abaririmbyi. So urwo rugendo rurerure, gusa kuba muri Afrika y'Epfo byampinduye ikintu kinini cyane, binyereka ko hari ikintu twakora nyine bizamura cya kindi cyari kindi, ndavuga ngo kuki nanjye ntakora kino kintu. So niyo mpamvu turi muri ibi, turimo turakura, we are still growing, kandi twizera ko nyine uzatugeraho. Njye ntago nemera ko nzakemura cyangwa se turangira no gukorera abantu bose, oya, ariko 2, 5 bake bazangeraho. Nicyo kintu nanayifuza, kugira ngo wa muntu ngeraho icyamuzanye akisubiranire. Nicyo ubundi nicyo kintu no mu byo nkora numva nubaha nka agaciro, kandi nkagenda kuri cya kintu byasezerano abo bakeya bazangeraho. Nashaka zaba tarabazwi, bazaba ari aboroheje nyine, nibyo nkubwira. N'ubundi turanabakorera, ariko ntago ndi ari ibintu muri business bavuga ngo doing business ngo more for more, sibyo.
ugakorera abanini bakaguha binini oya nibishaka bizabi bato ariko nanone bakura so ni ibyo ngibyo nyine urumva ibyo byose byagiye bimpuriramo bituma nza muri ibi bintu kandi ndizera ko n'ubundi bizagenda neza kurushaho. Ndashaka ko ubanza nimba gucuranga bundi se iyo ni piano. Iyi ni piano. Ni piano isanzwe zimwe tubona. Oya iyi ngiyi ntabwo isanzwe kuko iyi ngiyi ntabwo wayijyana mu rusengero itafite nyine imashini cyangwa se reka mvuge ngo imashini kuko za zindi zo mu rusengero zo ziba zifite amabafure yazo ushobora kuvuga utayishyize no kuri mixer ubwayo ariko iyi ngiyi utayishyize ku mashini nyine hano ngo ikorane nyine n'aha ngaha ntabwo ishobora gukora. Banza ducurangire sinzingura ducurangira iki. Genza gusanga mu bwihisho bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe zirukanyira intebe yawe o data. Genza gusanga mu bwihisho bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe zirukanyira intebe yawe o data. Genza gusanga mu bwihisho bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe zirukanyira intebe yawe o data. Ari Yesu ndagushima mwami wanjye ntacyo utankoreye nza kwirahira uri ikivugo cyanjye mwami wanjye agakiza kanjye uri intwari Yesu ndagushima mwami wanjye ntacyo utankoreye nza kwirahira uri ikivugo cyanjye mwami wanjye agakiza kanjye. Namenye neza ko nta hantu haba Imana itakura umuntu nta na heza cyane Imana yacu itamugeza uri intwari Yesu ndagushima mwami wanjye ntacyo utankoreye nza kwirahira uri ikivugo cyanjye mwami wanjye agakiza kanjye uri intwari Yesu ndagushima mwami wanjye ntacyo utankoreye nza kwirahira uri ikivugo cyanjye mwami wanjye agakiza kanjye. Gucuranga no kuririmba n'iki kikubangukira kwabo? Ni ukuririmba. None se ko kuba utunganya imiziki y'abandi no kuba nawe ugikora kandi unaririmba ubikuza gute ntabwo bijye bigongana bigatuma wenda ibyaba se tutabibona vuba ukajya muri business cyane kuko nyaka agukorera ntabwo ari for free they have to noneho cyangwa se bigatuma ushaka kwikorera cyane bitume uhereza karibu abashaka kubafasha indirimbo ntabwo ari uyikora ujya kwikoresha ahandi. Nk'uko nakubwiye dufite abantu dukorana bageze kuri 3 ariko nta nubwo nyine ibyo wenda byakwangiza ahubwo nibaza ko byakabaye ari byo byiza kurushaho. Ntabwo ngende umuririmbyi mwiza ahubwo ndabikunda cyane. Impamvu ntari mwiza nuko hari kuba umuntu azi gukora ikintu hari no kuba umuntu azi impamvu ikintu gikorwa. Rero ngewe numva nyine nzi impamvu kuririmba bigomba gukorwa cyangwa se numva nyine iyo mpamvu intera nyine kumva nyine ntabona numva ntaba ameze neza ntaririmba. Nigeze kubona hari ikiganiro nabonye cy'umukecuru umwe wo muri Israel ni umukecuru mukuru cyane afite nk'imyaka 80 yaravuga ngo ntago nabaho ntahumeka umwuka wo muri Israel
numva ni ikintu gikomeye cyane. Urumva faith yabibemera nyine ko ubutaka ari ubwabo, wenda ntabwo ari ibyo nanjyemo cyane. Niyo mpamvu nanjye nkubwira ngo rero ntabwo abantu bazi ibintu akenshi ari nabo batuma bitera imbere rimwe na rimwe, ahubwo abantu baba nyine bumva byanze bikunze ko ikintu kigomba kubaho muri ya makosa n'iki byose, muri bwa bumenyi buke. Ntago ndi professional mu kuririmba, nta nubwo ndi professional muri wenda ibintu bijyanye na sound engineering, ariko nyine turabikora kandi wenda ku rwego runaka rw'abantu bamwe bikabasha kubafasha tukabibona natwe ubwacu ko buriya ikintu kikuvamo kikubaka abandi, nawe ubona ko nyine nibwo buzima. Numva njye ari bwo buzima kuri jyewe. Ntabwo ari ukubaka amagorofa manini, ni meza, Imana izayaduhe kuba ko dore nta nayo tufite, ariko nyine kuba tuyafite ukumva uriho kwishima. Nkunda kugendana nyine igihe hari utuntu twinshi nkunda kwiga, hari abamisiyoneri dukunda guhura nabo, noneho tujya nyine muri villages gufasha abantu, kuricinga abantu nyine, noneho ukabona abantu baraseka bakishima. Noneho hari umuzungu wigeze kumbaza ati se ko abantu mbona bameze nk'abapfuye gute baseka, ni gute bishima? Nkamubwira nyine twebwe buriya bafite Kristo, iyo umuntu yakiriye Kristo ubuzima burahinduka. Arambwira ati twebwe iwacu muri Amerika rero iyo ufite ubukene nta mafaranga ufite uriyahura. Rate yabo ibiri hejuru cyane y'abantu bafite ibibazo by'ubukene cyangwa ibindi bibazo runaka, biyambura ubuzima kubera izo mpamvu. Rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo nyine beside cyangwa se apart kugira ibyo bintu birenze ni byiza ariko dufite nyine ibyishimo byo kubaho dukora music, tuvuga Imana ya nkuru nziza tubwira nyine abantu, kuruta kwenda umuntu ya stickinga mu bintu, kuko n'ubundi ni investment wenda nari kwijyana mu bindi. Hako nahisemo ibi ngibi kandi sinibaza ko ariyo business oriented nziza cyane umuntu wese yumva yagira mu ndi nama yo gukora. So biterwa na cya kindi kiri muri wowe nyine, uremera ukabaho kugomba kubaho, ariko ukabaho utanga cya kindi kiri muri wowe. Tutangira bigeze kumbwira ko basically mukorana n'abagospel cyane, uhagize undi muntu uza aho udakora gospel ntabwo wamukorera. Ubwo urumva nyine biterwa n'impamvu, kubera ko ngiye nemera ko indirimbo zitubwira umuco, indirimbo zivuga. Wari wakoraho niyo kesi? Rero cyangwa ntabwo abona huye nabo narabemereye, kubera ko wenda bitewe n'izo baje bashaka gukora. Ubundi bino bintu biri clear and easy, umuntu wese bitewe n'icyo akora abaza hagomba kujya, kuko n'abantu bakora sometimes music iri secular ikunze kuba itandukanye n'iya gospel. So ugasanga rero akenshi ni ibintu nyine biranikora yikora, kereka nk'ushatse wenda tuvuge umuntu wenda ashaka kuririmba mu bukwe, agiye kuririmba indirimbo isanzwe nka zino za nyine twumva mu bukwe, baragiye arigende cyangwa byagenze gute, ukumva ni ibintu biraho. So izo zose dushobora kuzikora, indirimbo zivuga ku gihugu, amajyambere, ubumwe n'ubwiyunge, ibyiza bitatse u Rwanda, birumvikana. Abo ngabo urabemerera? Yego. Ni nk'ihe ndirimbo se waba warakozeho ku bigihe umaze muri kariya waba warakozeho, iyo yumvise umunsi ukavuga wow, well done? Ntabwo ari njyewe waba warayikozeho, wenda yakorewe hano izo, kuko wowe nagize ngo nawe urakora nyine. Yego ndakora, ariko njyewe indirimbo mfitemo hano izo mfite nakoze ashobora kuba harimo indirimbo zigeze nko muri 2 hari. Urumva ntabwo maze igihe kinini cyane producing. Yakorewe hano?
yakorewe hano njya indirimbo nabonye yitangaje ni indirimbo twakoze ariko numvaga ari indirimbo nyine kubera kuba mu ndirimbo hano usanga nta bintu birenze cyane ariko hari indirimbo y'umusore bita Dan njya ngo wenda ushobora nawe kuba warayumvise yitwa ngo yarankunze Yesu yankunze ntaramumenya aho mbumenye Yesu imbyitaho ariko we ntiyacitse intege yakomeje kunkunda atyo. Iyo ndirimbo yaradutangaje kuko indirimbo abantu bose abantu bari hanze y'igihugu bose barayikunze barayisharinga kandi ni yari na audio. Ni indirimbo mu gihe kingana hari nk'ukwezi yari imaze kugira views zirenga 20,000. So nabonye iyo message yarumvikanye. Izindi ndirimbo wenda hari indirimbo iheruka gusohoka vuba y'abantu bita Holy Entrance Ministry ivuga ngo aracyakora. Izindi ndirimbo ubwo babisaba bose irakora yose tubona bagiye kukodinga bagomba kuzana bose. Oya ntago baza bose hazamo ab'ingenzi. Buriya kuririmba nyine muri masse no kuririmba hano muri studio biba bitandukanye. So hari gihe rero babaririmba nyine ngenderwaho nibo akenshi bazi. Ntabwo bafata abantu 60 baba muri korali cyangwa muri ministeri ngo baze muri studio, ahubwo muri abo 60 bashobora kubamo 8 10 bakaza nyine bakaririmba. Ariko no muri video abantu bose bakazabonekamo ko muri video urabona baririmba bose ukabona nyine ni igikorwa rusange. Niyo mpamvu n'ibyo bintu nabyo ubwabyo ni ikintu kiba kinakomeye. Buri abantu baba mu murimo ari gihe usanga nyine bisaba kwa urukundo bigasaba kumva ibintu mu buryo ugomba kubyumvamo. Kumva niba ari itsinda ririmo abantu 60 kugira ngo wenda niba uri umuyobozi njye nabaye umuyobozi nyine niyo nakubwira kugira ngo uzaselecting abantu 8 cyangwa abantu 10 bazaza kuririmba kandi ntibiteze ya makimbirane yo kumva ngo kuki ngiye ntagiye. Hari n'igihe umuntu uzarebura akenshi nyine hari igihe abantu bose baba bishaka kandi ugasanga ntibiza gukunda bikagusaba nyine kubikorana ubushishozi ukabikora neza kugira ngo byose bigende neza kuri cya gice cy'abaje n'abataje. Hanyuma se iyo mukoze nk'indirimbo nyine ukabona yakunzwe nyine irimo irasharingwa ari nubwo mwayikoze bibongerera iki? Nk'uko nabivuze njye numva buri gihe nyine nicyo cyatumye mbaho. Niba hari ikintu nyine nshobora kugiramo uruhare hanyuma cyarangiza kikagira umumaro kikaba cyafasha ubuzima bw'abandi, numva nyine ariyo mpamvu nkiriho. Nkunda kubwira abantu ati buriya ntago kuba yenda hari ababura ubuzima bikwiye kubishimwe. Nkunda kubyumva n'abakristo ngo ngenda shimana ko nasigaye ntago nyine bikwiye kubishima. Ariko ahubwo ngewe ishimwe ni ukuba nyine hari icyo ndi gukora kugira ngo abandi babe bari kuko ntago ubundi urebye imiterere y'isi ukuntu yubatse nta muntu wagakwiye kuyitindaho. Rero impamvu tukiriho nuko nyine buri hari ikintu tugikora. Icyo kintu buri gihe mpora nibaza ntekereza nkavuga ngo ubwo nyine reka nkore icyo ngomba gukora. Niba kandi cyagize umumaro mu bantu rero ntashima Imana nkavuga ati niyo mpamvu nyine ndiho nta bindi. Ukiri umwana ukuze wumva uzaba ubuhe muntu kwa kontinga inzozi zawe zari zihe? Reka nkubwire ko jyewe muri njye hakuzemo ibintu bibiri kandi byose narabigerageje. Numvaga nzaba umusirikare kuko mukuru wanjye yari yarakigiyemo akiri muto. Nyuma yaho naranabigerageje nkijyamo akinkuramo. Wenda ibyo nyine ni ibintu biba biri aho iyo umuntu hari igihe biba ngombwa nyine kusharinga experience
namaze nk'iminsi igera nko muri cyumweru ndagira ngo ari buri okay ofete ni nawe wari we yabibonaga ko nk'igikunda cyane nkunda igisirikare cyane hanyuma ubwo nyine aranzana niwe wanjyanye sinzi ukuntu byagenze nyine hashize icyumweru arongera aranyura aragucyura arakuzana tu ndataha icya kabiri numvaga ko nzaba umunyamakuru kandi koko guhera mu 2013 ku bwa mbere nagiye kuri radiyo nk'umunyamakuru numvaga nyine ari ibintu nkunze cyane n'ubu ngubu ndacyabikunda kuko ntabwo umuntu abireka ko ni umwuga ubu ngubu urashobora kuba nakugizeho umunyamakuru wa danje kandi iyo uranyumviriza kuvuga ati aha bigenze uko wabigenza uko nabirenze ntabwo njyewe ubundi nkunda kubwira abantu iyo umuntu ambajije ngo wize iki namubwira njyewe nize umuntu ntabwo nize ku ishuri kubera ko ibyo nize si byo nkora hanyuma nyine urumva wize umuntu none rero imyaka maze nagiye mbana abantu beza n'ababi abashoboye ibintu n'abatabishoboye rero niyo mpamvu ntabwo nkunda nyine kuvuga ngo umuntu wenda arabikora atya cyangwa gutya ahubwo ndeba impamvu imutera kubikora niyo mbona wenda urimo urakora ikintu utagishoboye ngewe nshobora kuba nkishoboye muri bwa bumenyi buke mba mfite nshobora kukubwira ati nyamara wenda hindura kino wenda kugira ngo bibe byagenda neza kurushaho naho undi nibyo ngibyo so kuba umunyamakuru cyari ikintu kiri mu nzozi zanjye narabikundaga cyane narabikundaga n'ubu ndabikunda nibaza ko wenda ntaranabireka burundu ubwo rero ibi ngibi ndimo ndakora wakibaza ngo nashakaga kuba iki nyine hari ukuntu buriya mu muntu habamo ibintu byinshi hari n'ibindi n'ubu ntaramenya ko nzagenda mbimenya nyine nzabikora ikintu cyose gituma kimpa amahoro kandi kigatuma nyine nsavinga mu buryo bw'Imana numva nagikora nimbona guhinga ari byiza nzajya guhinga ntaye nshaka umurima mpinge wenda kijyambere nibyo bigezweho nimbona korora nabyo ari byiza nyine bishoboka nzajya kubikora ntabwo mfite ikibazo cyo kuba nahindura ibintu nakoraga cyangwa se bitewe n'impamvu na wa muhamagaro cyangwa se nkagura ibindi bikorwa so umuntu rero nifuzaga kuba yari uwo nguwo ariko n'ubu ntabwo ndamuba ahubwo ndacyakomeza kwifuza ariko ibyo nibyo byankuriyemo ko ndibuka kera nkiri umwana iyo nabonaga indege izina za kajugujugu za gisirikare aho twabaga nyine ntabwo narayikurikiraga nkumva ndashaka kuyireba iyo nabonaga umusirikare njyewe nabonaga yambaye neza nkabona n'umuntu mwiza nkabona twabonaga abasirikare twarirukangaga njyewe ubwo numvaga kuko narabakundaga cyane ndibuka wenda nka nyuma ya jenoside urabizi ukuntu abasirikare babaga bari hafi na hafi aho twabaga rero bari bahatuye mu gitondo rwose nayo mfite barankundaga bakaza kumbyutsa ngo tujye kwirukanka tukagenda kwirukankana nabo nkaba ndi kumwe nabo tugasangira umuceri gutyo nyine nabonaga ari ibintu byiza cyane ni nk'uwuhe muntu ubagora gukorana nabo abateye abafite ibiki ukavuga uyu muntu rwose gukorana nabo rwose ni ukwihangana abantu bose baragoye ko bagoye okay fata amabo wenda mwakoreye uvuga ati uyu yaragoye nta muntu watugoye nyine kandi nta n'uwatworoheye ahubwo kuko hari igihe umuntu aba ari umuhanga cyane akagusaba ibyo udafite ubu se ntabwo bakugoye aho kugoye nibyo nawe nakubwiraga nyine kuko ubwo nari nzi ko wambazaga ushaka kumbaza wenda ngo nkubwire umuntu w'umuswa hari n'igihe n'umuntu ntabwo ari umuswa hari ukuntu umuntu ashobora kugora mu buryo butandukanye wenda ntabwo ushaka kukigusubiriza ahubwo reka tuvuge urugero kavuga
ndaza saa 5 akaza saa 10 mu ijambo rimwe rero mu ijambo rimwe ryoroshye umuntu wangoye ni umuntu nyine utarubahirije amasezerano tuba twagiranye. Muri ayo masezerano harimo payment, harimo kubahiriza cya gihe, harimo n'ibisabwa bindi. Ubu niwe ngiye nita ko aba yangoye, ariko kuko nyine Bibiliya niyo gembe zingiraho ubuzima, igihe nyine nkiriho iratubwira nyine ngo twihanganirane, ushake kumva umuntu, gerageza ube mu ruhande rwe, kuko nawe baba bakwihanganira abandi. So ni muri ubwo buryo. Ubu nta n'umuntu wibuka kugotesha sinjye narose ira projet irangira. Hari projet nyine ziba zihuta nizo ubundi zikunda kuba zigoye. Iyo umuntu wenda avuga ngo arashaka yafashe sample ajya gukora video, hanyuma video iragomba gusohoka iyi isaha, bashyizeho coming soon, ntabwo mwe murayirangiza. So urumva icyo gihe gusa twebwe ntabwo nyine nibaza ko n'ahandi hose ariko babikora. Icyo gihe uramubwira ati mwitonde kugira ngo indirimbo audio ize ari nziza, kuko iyo ije ifite ikibazo, Mwebwe muba murusize market. Ni twebwe. Hanyuma ikindi kandi hari ukuntu noneho namwe muba mwarashyizeho igihe runaka cyo kudelivaringa. Bijya bibaho se ko nyine bano baringize tubona akaduhereza coming soon kandi project mutayisoza. Nibyo bakora, ni nabyo bibaho cyane. Ubwo ni handi babashyiraho pressure. Birashoboka, ariko burya ajya gukora na coming soon nawe wenda mwarabivuganye. Hanyuma hashobora kuba ikibazo cy'umuriro n'urugero. Umuriro ugiye muri rusange muri quartier, nta kindi kintu wabihindura, urategereza. Twabyimura tukajya heza. Studio ntago yapfa kwimuka. Wenda ntago turagira iryo terambere rirenze cyane ku buryo simbizi, ariko umuriro ubuze muri quartier akenshi nyine turategereza umuriro ukagaruka. None se kuva utangiye bino bintu haba hari challenges, ingorane umajije guhuriramo nazo ni izihe, nanone uzikemura gute, cyangwa nta challenges zibamo muri nta kintu na kimwe ngewe nibyo nakubwiye nyine muri iyi si, muri iyi society. Ngewe mba muri society, nibyo bintu mvuga, nabanye n'abantu, mbana n'abantu, nzakomeza no kubana nabo, kuko nkunda no kubwira abantu ati buriya iyo tugiye ku ishuri ibintu tujya kwiga nyine buriya nge nyiri nko muri high school numvaga nyine ibintu ndi kwiga niba ari science nyine nigaga science, nkavuga ati nzagurutse indege kabisa. Ariko nyine iyo urangije umera nk'utakaje icyizere, uruzinga hope, ukabona urangije ugiye kuguma mu rugo, wenda wagira amahirwe nyine niyo kaminuza ukayijyamo, arabo bidakunda nayo ikarangira, bikamera gutyo. Hanyuma utangira noneho kwishakamo ibisubizo bitandukanye na ya expectation we wari ufite. Ibyo bintu rero ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo uriya nta kintu na kimwe mbona cyagakwiye kumva ko gisigara muri wowe nk'ikintu kigoye nk'uko warumbajije, ahubwo mbona ko mu buryo bwo kuvuga ngo kino kintu gikemuka biragenda gute. Hari ikintu udashoboye ukavuga iki singishoboye, reka nyisubike nyishyire hariya, cyangwa se ngiharira abandi, si cyanjye. Ariko ibishoboka byose bigomba kudiringana nabyo. Igihe nemeye ikintu nkijyamo nkagikora numva n'umutima wanjye gikunze, mu rwego nyine nyumvaho, mu rwego nkiziho, n'ubumenyi wenda nshobora kucyapurayingaho, cyangwa se ubwo nshobora kusaba ahandi, ariko nkagikora ngikunze. Nta kintu njya nkora wenda numve ngo kiramvunye, kirangoye, nitotombe, akenshi ntago mbikunda. Kuko nemera ibintu bike mu buzima, ako kandi ibyo nemeye mba nemeye nyine kubana nabyo.
turimo kugana ku musozo ubona bino bintu bya production aho wabitangiriye birakora se hari icyo bimajije kukugezaho uvuga uti ntabwo narekura uko byameze kose kugira ngo twikarurije imbere none urubyiruko ruri hano hanze hari ushobora kuba ufite passion yabyo yo kubikora ariko bakamuca intege akavuga ati reka sha ugiye gutakaza yawe ugiye gushya. Nabagira inama yo kubanza kubyiga mbere yo kubishoramo kuko biba byiza bavuga ko iyo wumva ikintu urakimanaginga wamara kukimanaginga ukakirinda ukanyine kikabyara umusaruro ariko mbere ya byose kubanza kubisobanukirwa kuko nk'ibi bintu umuntu ashobora kuguha iki ngiki kidakora umuntu ashobora kuguha iki ngiki nubwo gikora ariko kitazakorana na software irimo hano ubwo bisaba nyine kubanza gufata igihe cyo kubisobanukirwa ugitangira gukora bino bintu ugitangira kubikora ni nk'akahe kantu bakoze urumva ndakeka ko ntabwo uri ufitemo ubumenyi bwinshi muri byo ni nk'akahe kantu wenda ushaka kuba warahuye nako utajya wibagirwa kare challenge ni ukugura igikoresho nyine nigikore byagenze gute nyine ntabwo wenda ndibuze kujya wenda muri detail ugura igikoresho nyine cy'amafaranga menshi hanyuma wakizana nyine ugasanga ntabwo kiri buze gukorana na software ufitemo hano n'urugero hanyuma nyine kandi ntabwo uri buze kugisubiza aho wakiguze n'ukigurisha ukabona ni loss nyine ariko ni handi nyine ugomba kurekura hanyuma ukongera ukagenda ukagura ikindi nyine iyo ni imwe muri challenge itoroshye. Icyo nishimira nyine ni uko ndikorera ndikorera nditekerereza abikorera nabo bagira imbogamizi nyine bisanzwe ariko nabonye ari byiza kubera ko iyo ndukingiye kuryama iyo numva nduhutse nyine nkora ibyo nkunda nubwo nikorera ariko kinezeza cyane nuko nkora ibyo nkunda nubwo nta burambe burenze cyane bifitemo ariko ndabikunda. So icyo rero nicyo nyine kinezeza. Icya kabiri ni uko ibyo nkora ni igice cy'ubuzima bw'abandi bantu kugira ngo barusheho guhinduka bamenye Imana bahimbaza banumva nyine njye banumva mu gihe nyine gitoya dufite ake nakwifuza ko abantu bose nyine babaho nka gutyo bikorera niyo waba wenda uti ko biragoye ntabwo umuntu nyine yakwikora ariko ugakora ikintu nyine ntubimbata ikintu nta nagiye nyine njye nabikubwiye nagiye ndeba abantu bagiye batandukanye atari na hano mu Rwanda gusa no muri ibyo bihugu bindi wenda umuntu yagiye agendamo bura nta kintu cyiza cyane nekeza ko ari nayo mpamvu buriya Imana yavuze Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ko amahoro yanjye agumane namwe nta kintu cyiza nk'ikintu kiguha amahoro. Iyo mpamvu mbikubwiye nuko nagiye mbona abantu benshi nta bushakashatsi nigeze ntago nabukora wenda ngo nanabushobore nta nubwo ndabona ntago abantu bakorera abandi wenda ikigero kiri hejuru cyane percentage iri hejuru cyane bashobora kuba badakora akazi bakunda ariko bagakora kugira ngo babeho ariko still nyine ubona babayeho nabi ko iyo wumvise ukuntu atekereza akazi n'ukuntu akavuga wumva nyine ari stress ni stress telefone y'umukoresha usanga nyine ibintu nk'ibi. So abantu nabagira inama wenda yo kugerageza kuba bakwikorera abatikorera bakora ibyo bakunda nyine iyo ukorera abantu ariko ugakora ibyo ukunda buri bufite akazi keza ibindi bitari ibyo umuntu abaho rwose ngiye icyo ni nacyo wenda warubuze ngo tugana ku musozo uzabaho nuhitamo kubaho nyine nabi uzabaho nabi nuhitamo kubaho neza uzabaho neza. Kubaho neza
ni ukuba ufite amahoro nta kindi si ibirenze njye niko nabikubwiye kuva kare si ibirenze ahubwo ni ukuba ufite amahoro numva ari ibyo mu buzima busanzwe ushimishwa n'iki ubazwa n'iki mbabazwa n'ubusa nkashimishwa n'ubusa ushatse kuvuga akantu gato cyane gashobora kumbabaza ariko nanone kandi gato gato kakanezeza mperwa kubabara hari utuntu duto duto hari n'ibindi bintu binini mperwa kubabara wenda nk'umwaka ushize nababajwe nyine n'ibintu nari narateguye njyewe nkunda kwiganira no kubwira abantu nyine nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima urumva nari ngiye kujya kwiga i Burayi hanyuma birapfa kubera korona bipfa kandi nyine ibintu byose mbona byararangiye byose birapfa wenda ubu ntabwo mba nkora ibi ariko nta nubwo bintu mbikora kuko wenda nari narabuze amahitamo ahubwo ni wa muntu mugari nyine uba urwanira muri wowe na ya gahunda y'Imana ku buzima bwacu icyo kintu cyarambabaje kuko numvaga nari narageze i Burayi nkiri hano ubutwe wari warigendeye kuko hari ukuntu nyine ubona ibintu ukabona ibintu byose wareba abantu babirimo ukabara umwe babiri batatu bane batanu ukavuga ati abantu bari muri ibi bintu ntabwo byakwanga hakaza nyine ikintu kimeze nka korona cya kindi nyine gituma so nahise mbona ko ndabipozinga mbona nyine ariko ni kwa kundi nyine Imana ikubwira ngo tuza wongere wumve ko nyine ugomba Imana ubwo nyuma ya korona kuguhagarikira chance yawe wari ugiye hanze wari ugiye kwiga i Burayi irabihagaritse korona ni iki bwo imajije kukwigisha kugeza uyu munsi turacyayirimo ikwigishije iki muri ibi bihe korona njyewe nta nubwo ari amasomo y'ubuzima nta nubwo nyakura kuri korona yonyine ahubwo nyine ubuzima icyo bunyigisha ni ugukora ibikunda iyo byanze bya bindi wiringiraga menya ko hari amahirwe yandi ubuzima bugakomeza kuko abantu benshi muri iyi minsi usigaye ubona abantu nyine ibintu byo kwiyahura n'iki byose sinzi niba biva hanze ariko nyine umuntu cyane cyane nko hanze umuntu abura ikintu yashakaga nyine akumva ko ubuzima bugomba guhagarara nigeze kubona umukobwa ntabwo ari hano nyine yabuze namba ye y'ikizamini cya leta babyita metrike aravuga ati kuba ntagiye gupasinga ngo muri ikizamini ntabwo nabaho ahita yiyahura ugiye kureba hano hanze hari abantu benshi icyo kizamini bagikoze nikibagirira umumaro hari abantu benshi batagikoze bariho hari abantu benshi bagikoze kirabatsinda ubuzima burakomeza so icyo nabwira abantu rero nyine icyo wiringiraga niba cyavuyeho komeza wiringire Imana yakuremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo uyigenderemo kimwe n'icyanga hari ibindi byiza kandi byinshi studio yanyu iherereye he kugira ngo n'abadukurikiye hari abadukurikiye wenda ufite indirimbo se zari zaraheze mu gakayi yaba babonye akavuga ati wow ndatekereza ko abangaba bari bungiye gukorana nabo muherereye hehe umuntu ababona gute muboneka hehe mutanga nomero zanyu se kugira ngo badukurikirane nabo bamenye aho muri nyine wakenera kubagana abagani dutuye cyangwa se dukorera kuko aho dukorera ni naho ntabwo abantu bazatubura i Kanombe bakunda kwita kuri segiteri ubwo ni hafi nyine na military niho dukorera ahantu hafi ku muhanda ariko nyine umuntu ageze aho ngaho yahita tubona nyine ubwo ni aderesi wenda chekawe n'umuntu atanze nimero yanjye ni 82 ubwo ni 0788 665 4 6 numva ariyo nimero ibindi nyine
kuri social media turazikoresha ahantu hose abantu ubwo kuri social media babashaka azin Eagle Sound. ubu ngubu hariho page ya Eagle Sound ariko akenshi nyine nta mazina yanjye. Kuri Facebook nitwa Jistin Dore niyo mazina nkoresha, no kuri Instagram. Ndumva ari ibyo. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kudutiza umwanya wanyu, mwakoze kudutiza amatwi yanyu. Imana ikomeze iduhane umugisha na gahora kagaruka. Ciao ciao.